telefone ziduhamagara ni nyinshi, ntabwo telefone yampamagara ngo nyikupe, ahubwo uwo muntu namutega amatwi nkumva icyo ashaka kumbwira, namara kumva icyo ambwira nkareba icyo kintu ese koko kirashoboka cyane gishoboka. Kuko icyambere kumubwira ngo ndagusengera uzafata igihugu rwanya igihugu, nuvuga ngo icyambere nanjye nifatanyije nawe nabaye umunyamuryango w'ibyo yifuza kugeraho. Imana niyo yimura abami ikimika abandi, kandi ngo nta mwami utwarira inkota ubusa. Reka mbashimira abadukurikiye ku Isezerano TV, turongeye turagarutse muri bya biganiro byacu. Uyu munsi mwabonye turi kumwe na Pasiteri Claude, turakwakiriye ku Isezerano TV. Murakoze cyane, nanjye ndanezerewe. Wasuhuza abadukurikiye ku Isezerano TV? Reka mbabwire ngo ndabasuhuje mu izina rya Yesu, abari mu Rwanda, Tanzania, Kenya, Uganda, Congo, Afrika yose, Europe, Canada, Australia, Amerika, diaspora yose muri rusange, ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Claude, tumaze iminsi turi mu Rwanda bari muri gahunda yo gukingira abantu, ndetse n'ejo bundi numvise ngo hari abapasiteri bakingiwe. Waba warakingiwe? Narakingiwe kuri uyu wa gatandatu w'icyumweru gishize, narakingiwe hariya kuri stade ku Ntare Arena Stadium, niho nari rwose narakingiwe. Ko hari abantu bajya bateramo urwenya ngo rukingo ngo rugira ingaruka, we wumvishe bimeze bite? Nta kugeza uyu munsi nta kibazo ugeze ugira? Nta ngaruka yarwo, no gukigira sinamenye ku rushinge banarunteye, ahubwo naherutse bambwira bati tega akaboko dutere hehe, nabwo nti nimutere ku kaboko k'ibumoso. Hanyuma nzamura ishati, maze kuzamura ishati, ahubwo ubundi bajyaga batera inshinge za malaria n'izindi zitandukanye, umuntu yiteza urushinge ukababara, ariko sinamenye uko urwo rushinge byagenze. Niba nagiye kubona mbona barimwo barashyiraho akantu k'ipamba, nibyo gusa nta bindi. So numva rero nta kibazo cyarwo nigeze nakira, nta buribwe numvise, nta munaniro numvise, nta kibazo nari rwumvisemo. Abo rero batakibasha gutera akabariro kubera ntabwo ari ukubera urwo rushinge rw'urukingo, buriya wasanga n'ubundi byari bisanzwe n'ubundi ariko bimeze akabariro karanze, ntabwo ari urushinge rw'urukingo. Kuko jewe uko narindi n'ubu nikomeze, ko nahumeka niko mpumeka, imbaraga nari mfite nizo ngifite, nta munaniro numvise, nta rucantege nagize, ibintu byose ni barabara. Reka noneho twinjiye mu kiganiro. Ikindi ndagira ngo mbwire abantu bashaka kwitiranya iby'urwo rukingo, ko nagiye numva abantu benshi batabivugaho rumwe, ngo ni antikristo, ngo ni ibiki. None se benshi igihe narababonye rwose baje kwikingiza, abakozi b'Imana, abapasiteri batandukanye, bagenzi banjye, aba muri ADPR, aba mu yandi macace, muri Gatolika, narababonye benshi. Iyo dusomye ibyahishuwe ibice 16, ndagira ngo tubivugeho akanya gatoya, abantu bamenye bave mu rujijo. Ibice 16 ngira ngo havuga iby'ikimenyetso cy'inyamaswa. Ngira ngo ni 16 niba atari 13, havuga ku murongo waho 13 ku murongo wa 16 baravuga ngo itera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga. Jewe rero urushinge baruteye mu kaboko k'ibumoso, ntabwo baruteye. Gutera iburyo ni ubushake bw'umuntu, n'uwashaka ngira ngo yari gutanga bagatera ku itako, n'uwashaka ngira ngo yari gutanga bagatera ku ino. Barakubazaga bati urumva ari hehe hakubereye heza twatera urushinge. So urumva ariko hano harapresiza ngo itera aboroheje n'abakomeye gushyirwaho icyo kimenyetso ku kiganza cy'iburyo ndetse no mu ruhanga. Rero jewe nta kimenyetso cyo mu ruhanga, nta n'agapapuro bashyize mu ruhanga mu mutwe wanjye, nta muti basize mu ruhanga rwanjye, ahubwo bateye urushinge ku kaboko k'ibumoso ku rutugu, niho bateye urwo rushinge. Rero mbwira abantu ngo ntabwo ari ikimenyetso cy'inyamaswa, kandi ikimenyetso cy'inyamaswa kiri muri byinshi. Indangamuntu zisigaye zisikanwa n'indangamuntu ya umuntu asigaye agira gutya kugira ngo afotoze indangamuntu ye nitakana azamenye uko agira, agatanga indangamuntu bakayisikana ikaza ari nka original. Umuntu agira gutya akajya gufata agafata ATM card muri banki. Umuntu agira gutya, mbese inshinge twatewe ni nyinshi, ntushobora kumenya ngo antikristo azinjira mu ruhe rushinge, usibye ubuntu bw'Imana ngo kereka bahawe
kereka bahawe ubwo buntu bwo kutashyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa. Rero biragoye kugira ngo umuntu amenye ngo ikimenyetso cy'inyamaswa gica kizanyura hehe. Nicyo nabivuga, abantu nibishishikarize kwikingiza, ahubwo iyo imiti yabonekaga ku bwinshi buri muntu wese kugira abanyarwanda bose bakikingiza. Agiye mbabwire ngo rero nta kibazo nigeze mpura nacyo muri urwo rukingo. Ngira ngo ubwo noneho uhaye abantu amakuru y'impamo, amakuru y'imvaho wowe wifitiye kandi nawe byakubayeho. Ntekereza ko abantu badakwiye gukomeza kugira ubwoba, kuko hari abantu usanga navuga ngo bari mu buyobe, cyane cyane abitwa ngo ni abakristo bayobejwe n'abantu nkuko wari ubivuze, ugasanga ngo ni ngo wa mubare 636 ngo ikimenyetso cy'inyamaswa. Ariko ntekereza ko abantu babashe gusobanukirwa neza nawe. Evode rega buriya Bibiliya avuga ngo ubutegetsi bwose buturuka ku Mana, kandi iyo Mana abo bigisha antikristo, iyo Mana niyo yaduhaye abo bategetsi. Iyo Mana twizera niyo yashyizeho abo banyabwenge. Yaravuze ngo abazi kureba baritegereza, n'abanyabwenge ikabaha kumenya. Nuvuga ngo rero iyo tuvuze ngo umurwayi ararwaye akajya kwa muganga, ni umunyabwenge wahawe ubwenge n'Imana, akitwa dogiteri, akamenya gutera urushinge umunasi, wo kubaga akamenya kubaga amagufa, undi akamenya kubyaza. Abo bose n'ubwenge bahawe n'Imana. Rero uyu munsi wa none ntabwo twavuga ngo benshi kandi dushyira abana mu mashuri. None kuki dushyira abana mu mashuri? Tubashyira mu mashuri kugira ngo bazagire bwa bwenge, bazabe ba dogiteri, bazabe ba profeseri, bazabe ba engineer, bazagira ubushakashatsi butandukanye. Rero ibyo byose nibwira yuko abantu badakwiye kwitwaza ibyo. Kandi sabe n'abagenzi banjye b'abapasiteri, hari bamwe na bamwe usanga bijijisha, babahamagara bati mujye kwikingiza, umuntu agafata twa gahunda tudasobanutse, ati sinari impari, cyangwa ntafate na telefone, cyangwa yabone na message ugasanga ntagize, ati nayibonye bitinze. Bene abo ngabo nabo dureka tubasabe ngo kwirinda biruta kwivuza. Ushobora kurya aho ubonye ukazivuza kuri meshi. Umuntu umwe yabwiye undi atari ko ngiye kurya muri restaurant, undi ati nanjye ngiye kurya muri riya. Undi avuga ati wagiye urya muri restaurant iteka neza, ko kwirinda biruta kwivuza. Reka tubwire abantu ngo kwirinda biruta kwivuza. Abantu nibagerageze kumvira n'amabwiriza y'igihugu, kumvira amabwiriza ya OMS, nabyo ni byiza kurutaho. Kwirinda biruta kwivuza. Corona irahari, tubonye abapfa, tubonye benshi kwisi, tubonye ingaga z'abantu i Burayi, muri abo bazungu za Amerika n'ahandi kwisi yose, no mu Rwanda, no muri Tanzania, no mu Rwanda, no mu Bugande, no muri Kenya, henshi bagiye batangaza imibare y'abantu bapfa kubera corona. Reka rero tubwire abantu ngo corona irahari, twirinde corona, twubahiriza amabwiriza, twambara agapfukamunwa, dushyiramo intera hagati y'umuntu n'undi, tunakaraba n'isabune, kugira ngo turebe ko twagerageza Imana izatugira neza, kuko ibyorezo byo ntibizabura kuba ubizana azabona icyane. Rero dukwiye kwirinda ibyorezo mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Ubwo abantu basobanukiwe, uyu munsi rero hari ikiganiro nifuza ko tugiza kugirana nk'umushumba. Murabizi musengera ibintu byinshi. Hari umuntu uherutse kumaza hamwe ati ko subundi ibyifuzo byose umushumba abonye ni ngombwa ko abisengera byose, kuko urumva buri wese azana ibyifuzo bitandukanye. Umuntu wese urwaye icyifuzo uramusengera. None se sicyo mbereho. Hari ibyifuzo bisengerwa, hari n'ibyifuzo bitangirwa inama. Umuntu ashobora kuzana icyifuzo azi ko ari icyifuzo cyo gusengera, ngiye ngasanga ari icyifuzo cyo gutanga ubujyanama. Noneho nkamuha ubujyanama, singisengere ahubwo nkamuha ubujyanama. Noneho muri bwa bujyanama, kuko turiho, Imana yaduhaye impano yo gusenga kugira ngo ni ikintu kidahari, ni ikintu kidahari, ni ikintu cyifuzwa kugerwaho, ni ikintu, ni umuntu urwaye ukeneye gukira, ni umuntu ufite inzara. Ubu se ndasengera umuntu ngo Imana imuhe ibiryo, niba afite ibiryo kuki namuhaye ibiryo? Ndasengera umuntu, niba umuntu afite ideni ry'ibihumbi 30, 40, 50, nkaba afite ibihumbi 500 cyangwa afite ibihumbi miliyoni, kuki namuha 50 ngo genda wishyura iryo deni, ariko ntuzongere kujya mu madeni udafite ubushobozi. Ibyo rero ntabwo babisengera, ahubwo ibyo ngibyo bishyirwa mu bikorwa. Ni ugukora, ntabwo ari ugusenga. Reka noneho dufata urugero rworoshye. Uyu munsi uri umushumba, uri hano mu Rwanda, umuntu akubonye mu kiganiro gutya avuga ati ngiye nsengera ibyifuzo. N'ejo bundi hari ikiganiro nabonye bavuga ko wasengeye umuntu wapfuye akazuka. Noneho abantu bari mu gihugu runaka, ni inyeshyamba, ziraguhamagaye ziti pasiteri twabonye ufite ubushobozi bwo gusenga ibintu bigakoreka, turashaka kudusengera tukabasha gufata igihugu, kuko turashaka gufata igihugu. Abo bantu wabasengera? Icyambere
hari ijambo bita ibyitso. Wabyumvise neza? Kuko niba mbasengeye ngo bagere ku ntego yabo, nanjye ubwo namaze kuba icyitso muri bo. amaze kwifatanya Icyo gihe mba namaze kwifatanya nabo. Ubundi abantu babyita ngo ni icyitso. ariko n'ubundi buryo umuntu usengeye uba wifatanyije nawe. Nyine ni ukwifatanya n'umuntu mu kababaro kiwe afite. Ahubwo hari ubujyanama mbere tugitangira ikiganiro sinari ko ni ibintu ubinyinjizamo. Ntabwo ngiye kurya indimi ngo vuge ngo sinabikora gutya, ahubwo kuko telefone ziduhamagara ni nyinshi. Urabyumva neza? Telefone ziduhamagara ni nyinshi, ntabwo telefone yampamagara ngo nyikupe, ahubwo uwo muntu namutega amatwi, nkumva icyo ashaka kumbwira, namara kumva icyo ambwira, nkareba icyo kintu ese koko kirashoboka cyane gishoboka. Kuko icyambere kumubwira ngo ndagusengera uzafata igihugu urwanya igihugu, nuvuga ngo icyambere nanjye nifatanyije nawe, nabaye umunyamuryango w'ibyo yifuza kugeraho. Ariko Bibiliya iravuga ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota izabatsemba. Rero mu yandi magambo inyeshyamba gusa n'umuturage nyirizina w'igihugu runaka, ni byiza ko yumvira agakunda igihugu, agakora iby'Imana ishaka. Ngukora iby'Imana ishaka, uwo nguwo niwe mwana w'Imana. Kuko urumva icyo gihe niba ndimo ndasenga kugira ngo ahatari umuhanda haboneke umuhanda mu gihugu, niba ndimo ndasenga ngo agace kataragiramo amashanyarazi kagiremo amashanyarazi, niba ndimo ndasenga ngo ahamazi ataragira amazi abashe kuhagera, niba ndimo ndasenga ngo iterambere rigere mu gihugu cyose, noneho nkasengera n'umuntu uza kugisenya, nuvuga ngo icyo gihe naba namaze kereka niyambuye umwambaro w'icyo gihugu, niyambuye umwambaro w'imyumvire y'igihugu, nkahita nambara umwambaro w'inyeshyamba. None se nta nyeshyamba zirwanira ibintu bifatika? Hari inyeshyamba uba bati abantu nta burenganzira bafite mu gihugu, turashaka kugira ngo abantu bazabone uburenganzira umuntu. Evodi rero nkubwire, ikibazo nk'icyo nicyo kubazwa umupasiteri wo mu nyeshyamba. Uwaramuka yarihaye Imana aba mu nyeshyamba, uwo niwe wabaza ibibazo nk'ibyo. Ariko giye kumbaza ibibazo nk'ibyo nicaye mu Kigali mu Rwanda, numva nkubwire ngo nasengera inyeshyamba koko zirwanya u Rwanda. Ntabwo twavuze u Rwanda, mbese ni ku isi yose. Tuvuge umunyakenya akambwira ati nsengera, turi umutwe ushaka kurwanya Kenya, cyangwa turashaka kurwanya Uburundi, cyangwa turashaka kurwanya Kongo, cyangwa turashaka kurwanya Tanzania, turashaka kurwanya Amerika. Rero reka nkubwire, ntabwo nzi neza Imana nitanga ubwenge, kandi Imana niyishyiraho niyo yimura abami ikimika abandi. Ibyo bintu igisubizo cyanjye kiri muri Daniel ibice 2 umurongo wa 21. Haravuga ngo Imana niyo yimura abami ikimika abandi, kandi ngo nta mwami utwarira inkota ubusa. Hanyuma ikindi ngo utubashe ubutegetsi ntashobora no kubaha ubwami bw'Imana. Nuvuga ngo utumviye ubutegetsi buriho ntashobora kumvira n'ubwami bw'Imana. Rero jewe icyambere kimbeshaho nuko ese rwa rusengero sengeramo icyo gihe ndarukunda, ese baba Kristo nsengesha bo ndabakunda, ese jewe inyubako yanjye ndayikunda, ese iterambere ryanjye ndarikunda, ese umuryango wanjye ndawukunda. Rero urumva icyo gihe kugira ngo Bibiliya iravuga ngo ibyo utifuza ko abandi bakukorera bakugirira, nawe ntukabyifuriza abandi. Ubwo ntiwaba ushatse kutwereka ko nta bantu barwanira ukuri, kuko dufashe nk'urugero rworoshye, inkotanyi zitera hano mu Rwanda, zaraje zibohora abantu mu Rwanda, hari harimo ibibazo byinshi. Uyu munsi igihugu gifite amahoro. Kuki abo bantu niba bakweretse ko bafite umurongo muzima utakwifatanya nabo ukabasengera kugira noneho n'ibyo bagiye gukora bizabe bizima, bizagende neza? Buriya rero Efodi, abantu muri iki gihe cyangwa mu gihe cyatambutse, inkotanyi icyo gihe zari zifite ibyo zishaka. Nanjye nicyo nakubwiye abantu bamwe nuvuga ngo abantu barapfaga bazira uko bavutse, agace runaka ukumva ngo agace runaka abantu bapfuye, ibintu nk'ibyo. So nuvuga ngo imitegekere nta miyoborere yabagaho, ni imitegekere niko amateka atubwira. Rero icyo nshaka kuvuga, icyo gihe bari bafite icyo bashaka baharanira. Ubu se koko ushobora kumbwira ngo umuntu uyu munsi wa none mfite amahoro yo mu mutima, uyu munsi wa none ndarya nkaryama, uyu munsi wa none nuvuga ngo nta kintu nshaka kugira ngo njye mbone cy'ubusa, nta ndonke y'ubusa nshaka. Buri muntu wese abona icyo yakoreye. Erega nubona duhagara tubwiriza ibyo bikaturenga, umuntu nampesha umugisha akamituro, umuntu nampesha umugisha akavuga ati pastor ndifuza kumbera umushumba wanjye nkajya nguha icya 10 cyanjye,
nuko mba nakikoreye, mba nafashe umwanya wo kumusengera, mba nafashe umwanya wo kujya mu butayu bwo gusenga, nkasenga nkavuga ngo Mana, hari ibyo mbohoza ku buzima bw'uyu mukobwa, hari ibyo mbohoza ku buzima bw'uyu mugore, hari ibyo mbohoza ku buzima bw'uyu mugabo. Mana, urugo ndarusengeye, Mana nsengeye umuryango, Mana kora ibitangaza. None se ubungubu koko nzajyaho nihandagaza, najyaho nkihandagaza ngo ndasengera abantu ngo bafate igihugu koko? Icyo gihe naba nta bwenge ngira. Ngo ntabwo ushobora kwemera kwifatanya n'uwo muntu kugira ngo kuko agize, ariko urugero nari ngoye ntabwo wagize ko hari umuntu ushobora kukwereka ibintu bifatika, ugatera ibintu bifatika turimo turwane. Ntabwo turimo tubivuga ko igihugu u Rwanda rufite amahoro, ariko tubivuga mu bihugu, hari ibihugu usanga birimo intambara, birimo akaduruvayo. Rero buriya biragoye kugira ngo usenge, ntabwo ushobora kujya mu cyifuzo utasobanukiwe neza, icyifuzo utaramenya neza, kuko umuntu ashobora kumubwira bati turimo turarwana intambara mu gihugu iki n'iki, dusengere dutsinde. Urabyumva neza? Turabizi neza ubwoko bw'Imana bwagerageje kurwana intambara nyinshi, n'Abisiraheli bagiye gutata igihugu cya Yeriko bashaka kugira ngo bahafate. Rero tuzi neza intambara zagiye ziba, tunyuze muri Bibiliya, tuzi abami bavuyeho bakuweho n'abandi benshi baharanira ukuri kwabo. Rero uyu munsi wa none jewe sinshobora gusengera umuntu numvise icyifuzo kiwe, nshobora kumusengera, namugira inama, ariko ntabwo ushobora gusengera umuntu ngo ushobora no kumugira inama yo kuvuga ngo ntabwo giye nshinzwe kumena amaraso, kuko intambara yose imena amaraso. Aha, uvuze neza cyane ko ugomba kubanza kumva icyifuzo cy'umuntu. Ejo bundi hari inkuru nabonye bavuga ukuntu wasengeye umuntu wapfuye akazuka. Ni iki cyatumye none umusengera? Ko tuzi ko hari abantu benshi baba bapfuye, we noneho wahisemo kujya kumusengera, byagenze bite? Ndagira ngo abantu babyumve neza. Yari umukristu, ntabwo abantu bamamagaye ngo ngwino ujye gusengera umuntu w'irunaka, ariko nabwo nanajyayo. Yari umukristu wo mu rusengero. Nuvuga ngo rero yari umukristu wo mu rusengero, hanyuma aza guterwa, yagiye ahantu ahibagiye, noneho urukweto rwe ahantu yarari, urukweto ararushaka ararubura. Ngira ngo niba yarari ahantu yararindire ngo mu murima, yarari mu bitoki, ngira ngo ibintu nk'ibyo, niba ari mu bitoki niba ni mu mirima, noneho umuntu araza amwiba urukweto. Bibye urukweto rero, rwa rukweto ngira ngo nirwo bamurogeyemo. Noneho muri uko kumurogeramo nibwo ibintu byamufashe bimeze nk'ibisazi. Muri kwa kumufata rero, noneho bimuhindura umusazi, biba ngombwa ko abantu banamufata. Nyuma yaho aranaryama, barambwe bati kanaka ko bizaba Manuel arapfuye. Afata telefone ahamagara abantu, aravuga ati ndapfuye ndabasezeye, ibintu bigenda gutyo. Noneho finally bahamagara n'umupfumu, bashakisha abapfumu, bahamagaye umupfumu, ariko gihe nari namaze gusengana n'indimo ndajya kubwiriza kuri Radio Flash ku Kimihurura hano i Kigali, hanyuma nsenga kuri telefone, ndavuga ngo kwizera kwanjye mpamanyije n'ijambo ry'Imana, mpamanyije nuko Yesu yazuye abapfuye, mpamanyije n'umuzuko wa Yesu Kristo, mpamanyije nuko yazuye Lazaro, mpamanyije n'imbaraga z'Imana ziri muri jewe, mpamanyije n'umuhamagara Imana yambwiye ko itazankoza isoni. Yarambwiye ngo ntizankoza isoni, ninumvire ijambo ryayo, ishyira ijambo ryayo muri jewe. Uhereye umunsi wa none ndategeka Manuel si wo gupfa, ahubwo no kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Hanyuma ndagenda recordinga inyigisho kuri radio, ndangije asubira inyuma, ndagenda mpita ngenda ahantu mfata amasengesho, ndavuga ngo Mana, mpagaze imbere yawe, niba ushaka ko mwarira muri aka gace k'Ubugesera, ndakwinginze simware. Niba ari wowe wampamagaye by'ukuri koko, igaragaze, wiyubahishe, nzireza kuri Imana ishoboye byose. Nari ndahantu nimo ndasenga, abandi badafite kwizera bo mu miryango yabo bazana umupfumu akihagera, umwana n'abadaduka yari yapfuye, cyo bita gupfa. Yari yapfuye, bamwe bajya gushaka n'isanduku. Umupfumu araza ngo ashobora gukora ibitangaza, ngo akazuka n'ibiki byose. Jewe ndavuga ngo ibi ntabwo bibaho, ntabwo bishoboka. Mpagarika rero umwijima w'urupfu ku buzima bwe, urufuro rwari rwabize, amaso yarerembuye, byarangiye. Bamwe bati yapfuye, barembuye amaso bagira iyo umuntu yapfuye abameze gutya ngo. So ibyo rero ni Imana yabikoze, ntabwo ari jewe wabikoze, ariko ni Imana yaciye. Imana inyura mu bantu, ntabwo Imana, nta muntu uzabona Imana igenda nk'imodoka, nta muntu uzabona Imana ari ibiti cyangwa ari ipoto. Oya, Imana ni umwuka, n'abayisenga dukwiye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Wakuye he izo mbaraga zo gusaba Imana kugira ngo itagukoza isoni, cyane ko iyo tuzi ko umuntu yapfuye ubundi ibintu bye biba birangiye? Hano nakuye izo mbaraga, nari maze iminsi ndi no mu masengesho,
yari maze iminsi ndi mu masengesho kuko Yesu yirukana abadayimoni yaravuze ngo nta kindi kirukana umudayimoni usibye nta kindi kirukana bene uwo mudayimoni usibye kwiyiriza ubusa no gusenga Imana. Rero mbwira abantu ngo imbaraga z'amasengesho ni ikintu gikomeye cyane. Abantu dukwiye gusubira ku rufatiro rwo gusenga, urufatiro rwo kwiyiriza ubusa, ukamenya kwiyiriza ubusa niki, ariko ntabwo ari ugupfa gufata niba urwaye igifungo ugiye kwiyiriza ubusa, nabyo ni ibintu bisaba inyigisho. Hari abantu bapfa kuvuga ngo ngiye kwiyiriza ubusa. Ushobora kwiyiriza ubusa, ibyo wirije ubusa bikaba impfabusa, dayimoni agakora. Ushobora icyambere n'imbaraga zo kwizera. Wamara kwizera, ukizera ijambo ry'Imana, kwa kwizera ijambo ry'Imana ukigirira icyizere, ukagira confidence zo kwirukana abazimu n'abadayimoni, ukavuga ngo niba Yesu atarapfuye ngahere mu gituro, niba Yesu yarirukanye abadayimoni bakava mu ngurube bakajya mu nyanja, nanjye ndahagara mu gutegeka, mu mbaraga zo gutegeka. Ubundi hari imbaraga z'ubuhanuzi, hari n'imbaraga z'itegeko. Uyu munsi utubwiye ko ari ukwizera. Uyu munsi baguhamagaye bati umuntu wacu arapfuye ngo uri umusengero wajyaye. Nakubwiye ngo Yesu bamuhamagaye, Mariya na Marita bahamagaye Yesu ko Lazaro yapfuye, ntabwo uwo munsi yahagiye, yagiye ku munsi wa 4. Icyo gihe bisaba icyambere, bisaba imbaraga zo gusenga, bisaba kwizera no gusenga Imana no kumenya Yesu uyu muntu yari umuntu umeze ute, kuko icyambere cyo nka Lazaro uko tubizi yari inshuti ya Yesu. Urabyumva neza, yari inshuti ya Yesu. Nuvuga ngo yari afite imigendekere cyangwa imigenzereze yo kwizera Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana, yo kwizera Yesu Kristo ko afite imbaraga zo gukiza no kuzura. Niyo mpamvu Mariya na Marita bavuze bati reka duhamagare inshuti yacu, inshuti ya Lazaro Yesu, turebe ko hari icyo yakora, ko twizera imbaraga zimurimo, twizera gukora kw'Imana, twizeye ubushobozi, twizeye icyo Imana iri bumukoresha. Duhamagare Yesu. Marita arahamagara, Mariya arahamagara. Wowe wagendera ku kisi icyo gihe biramutse bibaye ngombwa ko baguhamagara? Icyambere Yesu yaravuze ngo dufite kwizera nk'akabuto ka sinapi, twabwira umusozi ukaranduka ahantu uri, ukavaho ukaba amataba. Dufite kwizera. Rero abantu benshi bavuga Yesu 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 udatuye mu mitima yabo. Bavuga ngo sengera batazi gusengerwa icyo ari cyo. Bavuga ubuhanuzi batazi agaciro k'ubuhanuzi icyo ari cyo. Ariko Yesu Kristo, Yesu amaze guhura n'umusore muri Matayo 8:2 ngo amanutse kuri uwo musozi, haza umubembe aramukurikira, aramubwira ngo mwigisha, washaka wabasha kunkiza. Yesu aramubwira ngo ndabishaka, kira. Biravuga ngo arambura akaboko amukoraho, umubembe arakira, akira ibibembe bye. Amaze gukira ibibembe, Yesu aramubwira ngo manuka hepfo wiyereke umutambyi, utange n'ituro ribabera ikimenyetso cy'uko wakize ryo kwihumana. Abantu bakwiye kumenya imbaraga z'amasengesho, bakwiye kumenya imbaraga zo kwizera, bakwiye kumenya imbaraga zo gukira. Ntabwo ushobora gukira ikintu icyo ari cyo cyose utakigende. Nta kintu wabona cy'ubusa, ntushobora kuryama utarambije amaguru ngo wubike inda hasi, kirazira. Ntushobora guhagarara utahagaze ngo weme, amaguru adahagaze ntibikunda. Buri kintu cyose gifite inzira kinyuramo. Nta kintu gipfa kuza gutyo gusa kidafite iki kizanye. Buri nzira yose ifite ahijyana n'umuntu. Ntabwo ushobora kugera ahantu, ntushobora kujya mu modoka utazamuye isikariye y'ikirenge ngo ukandagire kuri isikariye y'imodoka ngo winjire mu modoka. Ntabwo ushobora kuva mu modoka utabanje kwicisha bugufi ngo umanuke buke buke, kuko ushobora kugira gukipinika kunyura hejuru. Ibintu byose, inzira ijya kuvoma, ugomba gufata inzira niba ugiye kuvoma ukagera ku isoko y'amazi. Ikintu cyose gifite inzira kinyuramo kugira ngo kigerweho. Utubwiye ko ibintu byose bifite umurongo, ariko ntabwo tubwiye ko bishoboka ko undi muntu yazuka. Undi muntu yazuka. Ntabwo wagira ikibazo cyo kujya Bibiri ureka bakubwire. Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana 13:14. Yesu yaravuze ngo nimunyizera, mukizera ibitangaza n'imirimo nkora, mwebwe muzakora ibiruta ibyo nakoze. None se ko niba abantu bishoboka ko abandi bantu bazuka, kuki utarabona abapasiteri cyangwa abandi bitwa abakozi b'Imana bajya muri za moruge ngo basengera abantu bazuka? Kutajya muri moruge, reka nkubwire, muri moruge haraba bagiyeyo bazize accident. Nibyo, so kutizera icyambere ugomba kuba uhamanyije no kwizera. Mariko ibice bya 9:13, Yesu bamuzanira Yesu umugabo umwe amuzanira umwana we, aramubwira ngo mwigisha, nashiriye abigishwa bawe ngo basengere umwana wanjye, byabananiye banze kumukiza. None nawe niba ubibasha ndagusaba ngo unkirize umwana. Urumva ijambo yazanye ngo nashiriye abigishwa bawe ngo basengere umwana, babankirize umwana, banze kumukiza. None nawe niba ubibasha. Urumva iryo jambo ngo nawe niba ubibasha. Icyambere ntizeye abigishwa barangije bavuga batari ko uyu muntu utanyizera, utatwizera, niba atatwizeye twebwe turirukana iki?
arangije afata inzira ajya kureba Yesu areba ngo nasanze abigishwa bawe mbasaba ko banyiriza umwana birabananira none nawe mwigisha niba ubibasha. Yesu aramubaza ngo uravuze ngo niba mbibasha. Yesu aramubaza ngo ariko ubundi umwana wawe yafashwe ryari? Aramubaza ngo ufite kwizera? Umugabo aravuga ngo ndizeye. Kweri iki? Mbere ntiyari yizeye ajya kubigishwa. Yesu aramubaje ngo ubundi ufite kwizera? Umugabo aravuga ngo ufite kwizera. Yesu nibwo amubaje ati ariko ubundi umwana wawe yafashwe ryari? Hanyuma umugabo aramusubiza ati uyu mwana yafashwe akivuka. Yesu arangije ategeka igicuri. Igicuri ngo kibirisha ifuro ribirisha uwo mwana, igicuri kibirisha umwana ifuro, hanyuma kirangije kimuvamo. Reka rero mbaze umuntu ngo ubundi warwaye ryari? Wabuze urubyaro ryari? Wagiye mu bitaro ryari? Amadeni yakugezeho ryari? Imbaraga z'umwijima zakujeho ryari? Karande zakujeho ryari? Hari ibintu bisaba kwizera. Kwa kwizera kwawe n'ukuzana ngomba guhagara mu butware n'ubushobozi bw'Imana, nkirukana umuzimu, nkirukana karande, nkirukana imyuka bibi kubera imbaraga z'Imana. Kwigirira icyizere. Iyo wifitiye icyizere hanyuma ugahura n'uwizera nta kidashoboka. Niba ko abantu babura kwizera gusa rero ibintu byose birakoreka. Abantu babura kwizera. Ubundi abantu benshi bavuga Yesu Yesu. Ushobora gusanga abantu bavuga Yesu 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 Yesu. Yewe nabitwa abakozi b'Imana benshi no gusenga benshi ntibanagisenga. Hari n'uryama akaryama gutyo gusa nk'uwanyweye byeri nk'uwasinze akagenda yigarabira gutyo atakimenya gusenga, atakimenya guhamagara Imana. Iyo udafite igihe cyo guhimana ngo usenge, iyo udafite igihe cyo kwinjira mu masengesho ngo usabe imbaraga z'amasengesho, usabe imbaraga zo gusenga. Bibiliya itubwira neza muri Mariko 9:3 ngo Yesu azamukana Petero na Yakobo na Yohana bazamuka ku musozi muremure. Biravuga ngo bageze hejuru Yesu ahinduka ishusho irabagirana ngo imyambaro ye ku buryo nta mumesho wo mu isi wari kubasha kuyimesa. Bibiliya ivuga ngo muri ako kanya ngo Petero na Yohana na Yakobo baravuga bati turatangaye. Ngo barazamuka bageze haruguru gato Yesu arababwira ngo reka njye hirya gato gusenga. Aragenda abonekana na Mose na Eliya. Muri ako kanya Petero rero aravuga ngo mwigisha byashoboka ko twaca ingando yawe kuri uyu musozi tugacaniya Mose tugacaniya Eliya maze tukigumanira hano. Hanyuma Yesu aramubwira toya ntabwo ari byo, dusubire twaturutse abantu babone gukomera kw'Imana, abantu babone kuzura kw'Imana, abantu babone bitangaza Imana ikora. Ndagira ngo mbwira abantu ngo Imana iracyakora. Yesu ko yararejo n'uyu munsi wa none aracyakora. Yesu wazuye araza aracyazura. Bibiliya ivuga neza Abaheburayo 13:8 ngo Yesu ko yararejo n'uyu munsi wa none ni kwari. Mwene data mushiki wanjye unyitegereza ku ISEZERANO TV, Yesu aracyakiza, Yesu arazura, Yesu arategeka, yishyura amadeni, yubaka ingo zasenyutse, ibyari bidahari Yesu abihereza ishusho bikongera bikabaho. Izere ko rero abantu batwumvishe ko bakwiye kugira kwizera gusa ibindi byose birakoreka. Imbaraga zo kwizera. Reka tugushimire kubw'uyu mwanya waduhaye kugira ngo tubashe kujyana ikiganiro, ubashe kubwira abantu ko bakwiye kwizera kugira ngo ibindi byose bibashe kugira. Waba afite kwizera akavuga ati pastor reka ngiye mfite kwizera reka muhamagara nsengera yakubona gute? Waba ufite kwizera kuko nanjye ndifitiye kuko nifitiye icyizere cyane rwose. Nuvuga ngo udafite kwizera nsengera. Icyambere ugomba kuba wifitiye icyizere cyuko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza. Kabiri ukizera amaraso ya Yesu Kristo. Gatatu ukizera umwuka wera w'Imana. Icyakane ukizera ko hari ikimana yakize muri jyewe kandi si ukwirarira si no kwiyemera. Ntabwo nshaka kwiyemeraho, ntabwo nambaye nabi, ntabwo nje gusaba imyenda yo kwambara, ntabwo nje gusaba inkweto, oya. Ahubwo nagira ngo ugire kwizera. Ngo nitugira kwizera nk'akabuto ka sinapi twabwira imisozi ikava ahantu iri. Data twabwira imisozi ikava ahantu iri, hanyuma tukirukana abazimu, tukirukana igini, tukirukana nyabingi, tukirukana ubukene. Imbaraga z'Imana zigakorera muri twebwe. Ndakwinginga rero mwene data wowe ugitegereza aho uherereye hose ku isi yose, hamagara kuri Prince 250 782 51 15 Prince cyangwa guteranya 250 782 51 15 Amazina ni Pasiteri Niyonzima Claude. Nzi neza yuko numpamagara uzahabwa umugisha, nzi neza numpamagara nzakwitaba, nunyandikira nzagusubiza. Kandi ikindi zana kwizera ndagufite, twirukane icyakurwanyaga cyose, icyari kiguhambiriye kizakurekura mu izina rya Yesu Kristo. Mana ndagushimye mu izina rya Yesu, uri mwiza ureba kiranuka.
shyirwa hejuru n'ubundi uruwo hejuru kandi urera urakiranuka. Buri muntu wese ufite kwizera reka yakire kubaho, yakire gukira, yakire imbabazi, yakire urukundo rwawe, reka tube ku rufatiro rwawe. Yesu yaravuze ngo ni wowe giti natwe turi amashami. Ndakwinginze muri aka kanya reka imbaraga z'umwijima zihunge, umwuka wera niwe utanga ubugingo. Buri muntu wese ureba Isezerano TV yakire imbaraga, yakire kubaho, yakire ubuzima, akora subscribe yakire kubaho, akora share yakire kubaho, akanda kukazogera yakire kubaho, abwiriza ubutumwa nkanjye yakire kubaho. Imbaraga zawe, igikundiro cyawe, ineza yawe reka bigendere buri muntu wese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Shalom shalom. Pasiteri Claude niwe mwari muri kumwe nawe. Turabashimiye kubw'Isezerano TV, ndabakunda, muri inshuti zacu zakadasohoka, kandi igitekerezo cyawe ni ingenzi, kandi mu by'ukuri nzi neza yuko nitutagwisari twese tuzasarura mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Shalom shalom.